Reka tubasuhuze kandi tubifurize igitondo cyiza bakunzi ba KTV News mwe tugiye kubana mu makuru yo muri iki gitondo cyo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 2026 n'amakuru tugiye kubagezaho turi buze kwibanda ku ngingo zitandukanye turi buze kureba umushinga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushinga wa Washington wongeye kwigaragaza mu ishusho y'ibyatangajwe na Senateri Jim Risch. Turaza kureba kandi nibirimo kuvugwa muri Warikare Kibati yafashwe. Turaza kujya ku kibuga cy'imirwano turebe ibindi bihari. Turaza kureba amakuru yagizwe ibanga ariko yamenyekanye ajyanye na gasopo yahawe igihugu cy'u Burundi. Turaza kubireba. Ni drone yagezeyo ku cyumweru ibyari ijyanye byose turaza kubireba byose twabizanye. Turaza kujya muri Rubaya turebe hari inkuru mbi cyane iri kuvugwayo mu kwezi kumwe abantu barenga 600 bamaze kugwa mu birombe by'amabuye y'agaciro Rubaya. Iyi Rubaya yakomeje kuba Rubaya mugenzi wanjye Olivier Mukwaya reka ngusuze waramutse neza. Waramutse neza Cyprien. Amakuru ababaje arimo kuvugwa arimo araturuka muri Rubaya. Abantu barenga 200 bongeye kugwirwa n'ikirombe hariya muri Rubaya, barimo abakozi bacukuraga, barimo abakoraga ubucuruzi buciriritse hariya hafi y'ikirombe. Ibi bintu urebye ku itariki 28 z'ukwa mbere ku itariki 3 z'ukwa gatatu birongeye birabaye abantu barenga 600 bamaze kwicwa na kiriya kirombe. Iki kirombe gitewe gite ko mbona ngo wacukurwa ngo bacukura mu buryo ngo burartizanari bwa gakondo? Uburyo burartizanari ni uburyo butari professionnel. Kandi ikindi nta company bamuha ama cooperative. Yego. Nango abaturage baragenda kwishyira muri za koperative bakajya koperative zikaba nizo zifite uburenganzira bwo kujyamo gucukura ni mu mirima. Noneho ujye bari mu mirima abantu binjira bagenda bakubita yembo igihe cyari kigeze cyo gushaka uburyo hajya mu kampani binjiramo hasi kandi ikindi ubutaka bwabo buroroshye muri ibihe by'imvura rero buroroha bukabapfundikira. Nyine ivuga ko hajyamo kampani igacukura yubaka kuko njye nasinigeze amahirwe yo gusura ibirondo byo mu Rwanda nk'ibyo mu hano za Rutongo na ahantu ugenda muhagaze abarimo n'utumodoka tugenda nyine tuzana nyine ibyo bacukuye. Habamo amatara hakabamo n'amatiyo azana ahishyamo oxygen. Muri Kongo ntabibamo. Ubwo rero ni igihe kiba kigeze nkeka ko wa mugani bwo Amerika mo yahawe ibirombe izabishyira ku murongo bazazana mu company icukura yubaka. Abantu bagenda mu nzu zihagaze aho hubatse nk'inzu apana gusesera nk'uko mbese make abantu badukurya navyumve. Ese nawe waburi muri bamwe bahora bahangayitse bibazaho bakuru umuvuzi gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera? Wihangayika, igisubizo ndakikuzaniye. Habonetse umuvuzi gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'abakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibihuhirano, ibigaburano, nyabingi ndetse no gukongora inyatsi. Abatugezeho bo baritangira ubuhamya. Ndashemera muganga gakondo yaramvuye pe by'intangarugero. Najyaga ndyama nkabyuka nkasanga umubiri wanjye wabaye indasago. Hari ibintu byazaga bigakubita hejuru y'amabati bigakingura urugi bigasohora abana. Yaratuvuye ubu tumeze neza. Ndashimira muganga gakondo wamfashije mu burwayi nari mfite mu nda yanjye higaraguragamo ibintu yandyaga ariko ubu yaramvuye. Sibyo gusa kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, impyiko, umutwe udakira ndetse n'umugongo udakira twabazaniye umuti karabutaka. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza ko imiti iraza kubageraho kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi ku gihe. Banzurori ubundi wandike nimero ikurikira 078 35 44 21. Rubaye kwinjira niko kuri imbeba yinjiramo. Nuko baseseramo. Hari ahantu nigeze kubona bacukura ishwagara, ndabyita ishwagara sinzi ukuntu abantu babyita, twe aho mvuka babyita ingwa. Biriya basiga mu nzu biba ari umweru. Nukuvuga ngo ugasanga umuntu aragenda ibirometero nka 5 agenda munsi y'ubutaka please. Nukuvuga ngo nahandi ubwo urumva nuko ngoko ntabwo hubatse
ni ukugenda umuntu asesera akazagera ahantu ngo bacukura ngo iyo nuza nziza, iyo ngwa nyine nziza basiga nyine ku nzu bimeze nk'izi ngo abana bandikisha nyine biba bisa neza. Hari nk'abantu bige babonye inzu biba bisizemo, nubwo abanyarwanda amaze gusirimuka batakibikoresha, basigaye batera agapande k'umucanga na kasima, ariko kera izo nuza barabikoraga. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ibyo birombe, tekereza umuntu yenda akoze nk'ibirometero nka 5, 6, 7 ari munsi y'ubutaka, gishobora no kwipfundikiriramo hagati tayari. nabo gifungirana bagaherayo bakazabura umwuka. Icyo ushize hari wavuyemo ngo avamwo amazemo iminsi 2 bo byarabafungiranye tu byarabafungiranyemo, ubasigaramo na mugenzi we aza gupfa, nawe bamukuramo atangiye kubura igihe cyo gupfa kigeze. Ngo birafunga bigafungirana n'amayira, abari hirya bakabura inzira bakabura n'umwuka, cyangwa kikagira gutya kikariduka kikaba kibaguyeho. Ubu rero iyo nkuru, indi nkuru mbi nyine urumva, nyuma y'abarenga 400 mu mpera z'ukwa mbere byatangajwe ko bishwe n'iki kirombe, abandi barenga 400 nabo bishwe n'iki kirombe. Wowe ku ruhande rwawe utanze umuti uti rwose bibaye byiza baba bahagaritse no kugicukura, hakazamo umushoramari bakagicukura mu buryo bugezweho buri moderne rwose. Buri moderne bakaba mu bintu biri artisanal, hakajyamo company nyakari ari by'Amerika igiye gukemura, izazanamo company z'abanyamerika zicukure byemewe n'amategeko, bijyanye n'amategeko agenga ubucukuzi. Ariko muko abo bantu barimo gupfa cyane muri iyi minsi nuko ari bwo biri kuri reportingwa, nibwo wenda ubyumvishije turabimenyereye. Okay, hari umuntu ushobora kwibaza ngo barimo gupfa cyane nda muri iyi minsi kubera ko hari pressure yo kuwacukura cyane kugira ngo yenda n'uwo mushoramari azaze asange yenda hari akantu kavuyemo. Ariko reka tuve kuri iyo ngingo ya Rubaya, reka twinjire ku ngingo nyirizina mu kwa bwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabonye binyuze muri senateri, perezida wa komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga Jimmy Rich yagize gutya arekonesa ibitero biri kugabwa kuri M23. Wabanze uhere kuri icyo ngicyo, si ntambwe ikomeye, bitero bigabwa ku bintu byaje mu gihe hamaje gufatwa ibihano byo kurenga ku gahenge ka Washington. Ubu nuko ngo ahantu mu Rwanda nabonye n'itangazo u Rwanda ruburyo rwabyanditse ku ngamba z'ubwirinzi. Ariko urumva ibyo byose kuki ahantu mu Rwanda Kongo ariyo igaba ibitero buri munsi? Aho niho n'ikibazo. Turakomeze mbisobanure. Boretse kubisobanura nagira ngo mbaze ngubwire ko ni ntambwe ikomeye yatewe kuba igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze reconnaissance yo kuba M23 iri kugabwaho ibitero ku birindiro byayo. Noneho ikindi kintu cya kabiri nuko uyu musenateri Jimmy Rich yavuze ati FARDC mukwiye guhagarika gushaka igisubizo cya gisirikare mugaba ibitero ku birindiro bya FCM 23, nkuko nayo yasabwe guhagarika kwagura ibirindiro byayo mu burasirazuba bwa Kongo. Noneho nyuma y'uko mbere yuko twinjira mu busesenguzi, indi ngingo ya kabiri, ingingo ya mbere twari tuvuze kurekonesa ibitero bigabwa ku birindiro bya FCM 23. Ikindi cya kabiri ahishuye cya kintu gikunda kugarukaho cyuko M23 yasabwe guhagarika kwagura ibirindiro. Ubwo ni ugufata utundi duce. Arongera nanone agaruka ku cya gatatu cyo kuvuga ngo hasi yamanutse aravuga ngo murasabwa kubahiriza gahenge kugira ngo Kongo ibashe gukorana n'abafatanyabikorwa barimo Amerika kugira ngo byubake igisubizo kirambye cy'umutekano. Harimo kugaba ibitero ku birindiro, harimo guhagarika M23 gufata utundi duce, hakabamo noneho n'ikintu cyitwa umufatanyabikorwa. Ni ibintu bitatu nabonye uyu musenateri yagarutseho. Ariko noneho akahandi hantu avuga ko kubahiriza amasezerano ya Washington ari bwo buryo bwonyine bwabonekamo igisubizo kirambye cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo.
inkuru niyo ngiyo nizo ngingo enye nabonyemo. Reka nze naye ngusesengure kuko buriya nemba ari ibintu maje kubona metiriza ni ibintu by'i Washington. Uyu mushinga ibi bintu nayibonye ndavuga ni pe aha ni wawe. Aha reka banze abaduteza amatwi babwire ngo leta ya Kongo ntizigera ihagarara kugaba ibitero. Kandi M23 irasabwa kubaka urubibi. Kubaka urubibi rwayo ruyihuza na leta. Ku buryo leta menase zose za leta zije igomba kuzigizayo. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri gufata ibindi bice hari icyo bita ngo ngiye kuvuga ibitaravuzwe muri Washington. Abaduteza amatwi byumva ari ibitaravuzwe bitanditsemo. Hari imbago zashyizweho. Habona kuvuga M23 mu mbago uko mbibona. Ubushize n'abantu baransetse cyane mvuga ngo Uvira ntago iri mu mbago zigomba gufatwa. Barananzomera bamwe ngo ntihafashwe se. Nta kibazo ariko ngiye mu makuru mfite nuko Uvira ntago M23 mu mbago ntago irimo. Ntabwo ubeshya wowe. Uvira ntabwo izigera ijya mu maboko ya M23. Abantu ibyabaye ntiwabibonye bavuyemo. Ariko warikare bemere kuzamuka bakahafata. Kandi uribuze kuvuga ko wumve ko hari n'ibindi bice kugenda bafata muri warikare. Ngo imbago zirakase. Zirakase yabasinye Washington aho ibyo bintu byari babizanye Amerika irabizi. Amerika irabizi nimba bivuze ngo Uvira jamais ntago harimo. Ariko harimo biremerewe. Masisi yose warikare urumva ibice biri muri Bukavu bigana muri territoire ya hari Karehe akabana hirya na Kabare aho barahemerewe. Shabunda memushoze ariko Uvira no. Kandi buriya nanone iyo ngarura none nkabwira abantu buriya byakugora ko wafata za Karemi ubuhe aho hantu biragoye. Nukuvuga ngo aho hantu abantu bakeye ko ariho urubibi ruri. Cyo ni kimwe. Leta rero sasa nanone ubwo bwibwira ko Kisekedi yajya kwemera ko yasinye urubibi. Ntabwo yabyemera. Nka perezida y'igihugu agomeza avuga ko nagoma na Bukavu azabyisubiza. Muri makeya M23 ikisabwa nukubaka umupaka. Urugero nk'ubu u Rwanda n'umupaka w'u Rwanda irarinzwe ku buryo uje baguhonda wagaruka mu gitondo baguhonda ejo baguhonda ntuzinjije ku butaka bw'u Rwanda na rimwe. Na M23 ni ikisabwa kubaka urubibi. FRDC igakubitwa ntizayuzongeye kuhaza ikagezaho ikazinukwa. Nibyo ngibyo nteye itoroshi mu bya Washington birimo. None se kuvuga ngo mukwa hari abantu bashobora kumva ibyo bintu uvuga kuko ubwo urimo nuze kutubwira ngo Uvira niba itarimo Uvira iri buze kubiyande kuko ari nk'abantu bashobora kumva gutya akavuga bati kubera iki se izo mbago zibererekera Uvira zikagera Minembwe. Umunyamerika uko mbona yabikemuye yakemuye ibibazo bireba M23 bireba abo bita abanyarwanda muri Kongo. Ntababa muri Uvira uretse abanyamurenge bakeya batuyeyo. Hariya rero mu bice bya Uvira hatuyemo abarundi. Ese mu bice bituma abagande wigeze ubona M23 ijyayo? Ituri ntabwo yigeze ijyayo. Igomba kuzuka n'ibice bye bituyemo abarundi rero. Ntibanabavuga bahema ntabwo babavuga. Igomba kugira gute ongera ugasubiremo. Guheba ibice bituyemo n'abarundi. Abantu banasubiremo Uvira ifatwa. Leta ya Kongo ntigeze isakuza. Nta n'ikintu bigeze bavuga. Hasakuje abarundi. Uribuka wita Edouard Bizimana. Yari yarakaye buri munsi banafunga n'ibipaka n'ubuzima burahagara n'iki byose. Ni ukuvuga ngo rero M23 ntago izigera
kurebana nabo n'ibice birebana na Uvira no hepfo gatoya ahatuye ababembe biragoye cyane. Minembwe niho hanyuma na nyuma. Minembwe izajya muri izinjira mu gice cya M23 cyangwa izaba nka Taiwan bazajya birirwa bayishwanira. Oya nongo bagomba kubaka urubibi nicyo gisabwa ntago kuyirwana no sinungu bakwe M23 ubu turi gukora ikiganiro byajya kugera mu masaha ya saa 4 binje muri Uvira. Nyine ndavuga Minembwe kuko n'uyu munsi ndakubwiza ukuri ibi bintu dusobanura nk'umuntu wadukurikiye kuva ku munota wa mbere arimo arumva impamvu Minembwe harimo intambara. M23 irayishaka, abarundi barayishaka, ariko n'abarundi bakayishaka bashyigikiwe na FARDC kuko umurundi gusigarana Uvira agasigarana Fizi ariko adafite Minembwe nawe urabyumva ko ari ikibazo geze kumbwira ngo ni ikibazo cya occupation kirimo Minembwe ntugire ngo hari ikindi warambwiye ngo ni ikibazo cya occupation byanga bikunze bizarangira Minembwe AFC M23 ari iha kontrola hose izabihuzi ni ukuvuga ngo Minembwe ntufite Fizi igice kinini ariko ufite akantu gasa kari hari ya Minembwe. Reka mbanze ngusone Minembwe iyo tuvuze Minembwe ntago tuvuze territoire Minembwe kwayo ubu deja AFC M23 imaje kwihereza ntuza entité nkuko ishobora kuba igiye kuzitwa territoire ukwayo. Yego ariko kubware kuri administration ya leta Minembwe iri muri territoire zitandukanye. Harimo territoire ya Uvira, harimo Fizi, harimo na Mwenga. Ni nkuko ngo bashaka ngo nko mu Bigogwe. Mu Bigogwe harimo ni Rubavu na Nyabihu. Bahuriyamo niko na ntuzi meze ni nkuko na Rutsirunyi igeraho ku Bigogwe muri Bigogwe Rutsirunyi ifite agace nayo nkuko bagishwati ugasanga igishwati rikora kuri ntuzo ko niho mu Bigogwe tuye basanga harimo agace ka Rutsiro akantuza akanyabu n'akanangorore gira agace n'angorore ifataho. Yego rero Minembwe nayo barego M23 maje kwihereza statut yayo nka territoire bizashyirwa mu bikorwa mu minsi iri imbere bazabibona. Minembwe ireke kwitwa agace kuko iyisanga iri muri territoire eshatu zitandukanye. Bivuze ngo nimba bamwe kurwana muri Fizi no muri Mwenga nawe uzayisanga no muri Uvira wasanga yo Minembwe igerayo. Ubwo no kuvuga ngo za Poezero nyaga Poezero menya ari muri Uvira. Poezero numva ari muri Uvira nanjye ariko bazabarwaniye hepfo kuko ni muri Fizi. Ho Plateau imisozi miremire. Iyo misozi miremire ni igishene cy'imisozi buriya imitumba itabona imitumba ituruka ruguru bakoshwa kuya ituruka muri parike ya Virunga na hano za Mushaki. Iyo misozi urutonde rw'imisozi imanuka ikagenda gaca muri Karehe iragenda ikamanuka yagera no muri Minembwe imisozi miremire cyane. Iyo misozi rero ni muri ya Minembwe bavuga ngo bavuga ngo ni Ho Plateau ba Plateau na Prene ya Ruzizi. Ibyo bice rero byanga bikunze M23 igomba kubikontrola yo natwirwaneho ariko nabo bakamenya ko ibirebana no hepfo muri za Uvira aho mu Barundi bazibukire pe. Bivuga ko nabo bamaje kubibona namaje kuvuga ko n'undi kujya gufata Uvira ni ibintu byoroshye kuri bo. Ariko n'ubundi urayifata ntago ku isahane yawe mu byo baguhaye nirimo. Muri make Washington hari umuntu urigiriya ugereramo wambwiye ngo umenye ngo mu bice M23 ifite ahantu hayo. Gusa icyo ntaramenya no kumenya ngo aho hantu haza Kongo n'ubundi yahirukanye kuri Kongo abaturage babo yabirukanye. Kuko ngo nkubwije kuri nakubaza nti aba batipe ba Makenga ni Abanyekongo
muri politiki bamwe ati n'abanyekongo ariko Kongo uyibaje ataba n'abanyekongo yakubwira ati oya sibo abo baturage rero nibo Washington yarebye ibakebaho ariko ntabwo torushangira abasha kumenya aho bazajya ese bazigenga ese bazasubira ku gihugu bahozeho barimo barasaba nuza federalisme iyo federalisme ariyo izakemura ibyo ngibyo bo bazakomeza babarizwe n'ubundi kuri Kongo ariko bagira icyo twakwita nka state yabo ishobora kuzitwa state yenda y'Uburasirazuba ishobora kuzitwa state ya Kivu ishobora kuzitwa state nanone ukongera ukibaza nanone muri federalisme n'undi bamugihora na bwa buyobozi abantu batimbaguranye imyaka 30 babana ku mutuzo muzima n'ubundi buriya bishobora kuba federalisme cyangwa se ntibibe gutyo yaba ari federalisme itandukanye niyo muri Nigeria niyo muri Amerika yaba ari meze nk'Ubushinwa na Hong Kong ariko umukwa weho nubona ko M23 ikintu ishaka ari ukubanza nibura ku meza iyo federalism ikemerwa nyumba bakazarekarama independence nayo biragoye nyine biragoye biri kure none se weho uyu munsi nabyo mvuga ngo dutyaza amakaramu dutyaze kamera na mikoro ibintu tuzabikoraho akazi imyaka yindi igera muri 5 iri imbere uyu munsi mukwaya umuntu akubwiye ngo hari ibintu bibiri ugiye gushaka ugiye gushaka nabyita ikisi ugiye gushaka ihembe ry'inzovu undi akakubwira ngo genda unshakira ihembe ry'intama ntekereza ko kubona ihembe ry'intama bishobora kukorohera kuruta kubona ihembe ry'inzovu ariko icyiza rero nuko wahitamo kubanza gushaka ihembe ry'intama bishoboka ko ryaboneka hanyuma iryo hembe ry'inzovu naryo birashoboka ko ryaboneka ariko byagutwara imyaka myinshi tugarutse ku bya M23 byari gusaba ko babanza gutura iwabo ku butaka bwabo urakoze mu kumara kubatura ibindi bazabimenya hari umuntu wanyukije wazanye inzimbura amateka azana disikuru ya Bertrand Bisimwa avuga ngo twebwe ikibazo cyacu kirahari kirazwi icyo dusaba ni iki twebwe ntabwo twabaye abanyekongo ku bushake Kongo niyo yadusanze ntabwo twari abanyekongo mbere mu gihe 1905 Kongo nibwo yaje hano biturutse mu n'ababirigi bazadunuka abanyekongo rero ubutaka bwacu hano bo bareba ubutaka ntabwo bareba za nationality nubwo navuga ngo twe twarabanyarwanda basobanura ibijyanye n'amategeko nkutse ko buriya beta bisimwa ubyongera metre sinzi abantu babyibagirwa bayo ngo ni metre Moise Nyarugabo ariko nabisimwa ni umwavoka we yavuga ibijyanye n'amategeko twebwe Kongo ne dusanze hano ntabwo twayisanze ko bitandukanye na interpretation y'Kinshasa bavuga ko buriya butaka Kinshasa babwira abanyekongo ko bari abantu batuye muri ibice ngo ari abanyarwanda baje kuhatura sefo arshifo ntago ari ibyo nta nubwo umuntu yanabyemera naguha example Musinga avuka rwabugiriye yari muri Sake aho bita mu Bambiro ngo umunsi namwe inzoga nyinshi ambwiye ko umugore kanjogere nk'ngo kazi yiwe yabyaye umwana w'umuhungu yari muri Kongo se ese roye mu Kongo yageraga hariya oya nkuko Museveni yavuze ngo Ituri ni mu kimwe mu bice bigize bw'abami bw'Abanyoro ari bwa Uganda ko Uganda ifite ubwami nka bungahe bw'Abanyoro nibwo tuzi ko bwanatera u Rwanda bufata u Rwanda kera tubare ko bari abaturage bari hariya Kongo bisimu ko bivuze ngo Kongo yaraje atwakira tuba abanyekongo kuko ngo niyo yaje dusanga hano ariko gakondo yacu turifite ubu ngubu tujye dukeneye kuganira ejo hazaza niyo bakomeza ibi byabo dufite ubushobozi bwo gukemura ikibazo cyacu barimo cyangwa tukakikemurira nuko beta bimwe bishoje
Kongo tuzakora mu kintu kibazo cyacu nyine kuko buri muri ibyo mujya amategeko babarwa nk'abanyekongo ariko mu gihe byanze tuzakikemura natwe yego nicyo yasobanuye urumva rero abaturage bari hano nuko ngo Kongo ibyabo na Kongo ntibemera nabo n'iki byose bizakemuka avec l'État uko igihe kizaza nibyo runjyanye muvuga ngo icyo babasha gukemura cya mbere urunyije ku ruhande icyo babasha gukemura ubu ngubu bari kubanza kugira iwabo barahasubiye ibindi bazabirekara amanyuma ubu Mankenga yajya Nyanzari aho yavukiye n'ejo nabonye bose na professeur mwishe muri segonderi baramura tubera umwana wacu ari umuhanga twaramwigishije na muri karitsa abasaza barahari bakubwa ati Makenga turamuzi hano iwabo kuko abantu bamenye nanone ikintu kivuga ngo maregere yuko bavuga ngo bari n'abanyarwanda sindibuze ko bakana ko ari abanyarwanda ariko gakondo yabo ni hariya naho ni mu Rwanda hari mu Rwanda nta bisekuru byo kuvuga ngo bisekuru byo mu Rwanda ise Makenga ni Nyanzare hariya basabukuru we na sokuruza ni hariya baje bako hari mu Rwanda barashaka gakondo yabo umuco niki by'ubunyarwanda n'imyumvire n'ibitekerezo by'ubunyarwanda wabo bya bindi bavuga babashinja ntago babihindura ntago babwira umuntu Makenga byine ndomboro ariko ushyizemo guhamiriza yahamiriza kuko ni umuco ni gakondo ye ni gakondo ni muri Nyanzare muri Rucuru gakondo ye ni umuco wo kuvuga ngo indangagaciro kumugabo w'imfura udahemuka nibi ugomba kubana neza wabyina Makenga ukamukazana gahamiriza nabare bose bari mu ntona ko n'ubundi babyina indirimbo za Masamba ntabwo ushobora koza indirimbo za Bakoforo mbize ntibasha kubyina biriya bintu urana no za Rucuru yakoze ibirori babyina indirimbo za Masamba na ba Cecile Kayirebwa n'ururimi bumva ntabwo bazanamo ndomboro ibyo rero Trump yarabikemuye ariko bizatwariye kugera abantu ikimenyetso nge nabonye yuko ibi bintu senateri Jimmy Rich yavuze ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko M23 yaciriwe imbago ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko Kongo ibujijwe kuvogera izo mbago ikindi cya gatatu ni ikimenyetso kigaragaza yuko Amerika yamaze kwibona nk'umufatanyabikorwa cyangwa se nk'umuntu ugomba kugenzura ibiri munsi y'ubutaka bwa Kongo ahubwo igisigaye ari ukuvuga ngo nimuhagarike izo ntambara FARDC gumi wawe M23 nawe sekirizi wawe hanyuma abashoramari baze bafite icyizere gikomeye bashora imari nyine ariko nanone Kisekedi nawe nka president ku butegetsi nyabusezerano ya Washington ntabwo yahagara kurwanira ubutaka bwose na Goma agomba kubaho agomba kuyisubiza agahita yavukamo inshingano kuri M23 none yo gusekiriza no kurinda ahantu hayo kuko nimba Kisekedi yarasinye Washington ibyo tumaje ko ku Rwanda yarabyemeye ariko mu masezerano biza bififitse ukuntu sibyo baba ngo tuzakorana kuri uryo rwo guteza imbere nibi aba ngo leta zakorana hamwe ariko wibuka ko ibice M23 bafashe ariko bihano n'u Rwanda kandi Kisekedi na guverinoma batahaza niyo mpamvu harimo indagizo kundi muntu urakoze cyane uvuze indagizo nyine hanyuma muko reka nkubwire nge buriya abakunzi bacu nge natunguwe n'iki kintu cyo kuvuga ngo M23 nihagarike kwagura ibirindiro bihura na cya kintu tujya tubwira abantu ngo umutima urashaka kuba wafata Uvira bagakomeza Baraka bagakomeza bakajya Karemi ariko hari umugenga wa byose nagira ngo umenyeshe ko mu bice M23 yafashe uwo muntu bita yuko uri mugenga intambara ntago ari kumwisha no munyamerika nayo yamaze kumwemerera yuko icyo azashaka mu bice bazaba barimo azakibona the same story nkuko Kongo yarikoze ariko bisa nkaho none umugenga wa byose yagennye ahantu
Rwabugiri yatambagiye niho asa n'uwo habagiye ariho yabageneye. kuko reka nkubwire mu kwa umunyamerika nawe yarabibonye yuko ntabwo bishobora kuzamuhira mu gihe aba bantu batasubizwa gakondo yabo. Ahubwo arababwira ati noneho nta kibazo gakondo yanyu murayisubizwa ariko turi buze gukorana nanjye kubw'inyungu izi n'izi namwe muzabigiramo inyungu. Hanyuma kuko ubwo amategeko rubaya mu byemeye ko Kinshasa ikayitanga nta kibazo. Wigeze wumva se bigire voruta bavuga ngo hapi ngo ntibizakunda bazabanza ntabwo bishoboka. Ariko nanone ngo bazi ko iki gice nanone kidafite nyiracyo. Bakerageza undi muntu ufite experience ushobora kubaka ubukerarugendo akubaka amastade akora ibiki byose nuko nibyo ngibyo bitwanye muri Washington. Imihanda ngo ibitaro n'ibiki byose hari umuntu babirageje agomba kubishyira ku murongo. Hari amakuru akomeje kugenda acicikana yuko ngo hari inkuru idasanzwe yabereye mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura, aho indege itagira umupilote drone yahageze igasuka impapuro zirimo ubutumwa bukomeye bwafashwe nka gasopo igenewe abayobozi b'u Burundi. Aya makuru akomeje kuvugisha benshi mu karere, by'umwihariko mu gihe imirwano ikomeje hagati ya M23 na coalition ya FARDC, ariko noneho by'umwihariko muri Kisangani kwiraswa rya hari ahantu hategurirwa drone zijya kurasa mu bice M23 igenzura ibirindiro. Ni naho hantu rega bira twavugaga, ni naho hantu M23 ikura ubushobozi n'ubushongore n'ubukaka bwo kugenda igasenya drone ziza kurasa ku birindiro byazo ukabona nta kivuzwe. Nuko babizi yuko nyine hari ubuhangange nyine ifite ku birindiro byayo. Hanyuma amakuru aturuka Ibijumbura avuga ko ku cyumweru indege no itagira umupilote yagaragaye mu kirere cy'umujyi maze igasuka impapuro ikazikwirakwiza mu duce dutandukanye tw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi byabaye mu gihe abarwanyi ba M23 barimo barasa nyine Kisangani nari maze kubivuga. Hari ikivugwa rero cyari kiri muri izo mpapuro, harimo ubutumwa bubiri ngo buri mu ngingo ebyiri. Guhagarika kohereza drone zitwaje ibisasu zivugwa ko zituruka ku kibuga cya Bangoka no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zikajya kurasa mu bice bimwe birimo Minembwe no mu majyaruguru ya Kivu. Indi ngingo ya kabiri, gukura ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo aho ziri gufatanya n'ingabo za leta ya Kongo mu mirwano irimo kurwana na FCM23 na MRDP twirwaneho. N'ubutumwa bukomeye. Ibi bintu aya makuru wowe yabona weho wayakiriye gute? Ese koko nabonye tetere siniyense nsoma ibirimo indane ko nahise nanabyimagina. Ari ibintu nanjye mbona ngahita mbona message uko twarashe Kisangani Bangoka ni nako na Bujumbura twayirasa. Ariko ngo mudufashe kuko Bujumbura ni mu kindi gihugu muri Kongo bigaragara nkaho turwana na FARDC biri siransiye. Ariko namwe mudufashe mu bihagarika. Ariko nimutabikora namwe turaza kubavutura cyo bita warning. Ariko niba batabikora ngo babyivanemo baravuturwa. Kandi buri rasiyo ni y'akarere, buriya hari ahantu izagenda ijya n'abarundi bose nkubeshye nabo kuri rasiyo bazagenda bagerwaho. Ko igihugu cy'u Burundi cyishoye cyinjiye mu ntambara, ni umurwanyi yohereza abasirikare gerate byose birimo. Nimba ari abashoye rero ni ingaruka ntagomba kuzajya zumva nimba drone zihaguruka kuri Miricondradai zikaza zikarasa mu bato y'Umunembwe. Ntabwo umwana w'Umunembwe azicara zimaje kurasa mushangazi wiwe zivuye Bujumbura ngo yicatuze. Oya azazimonitoringa yohereze na Bujumbura babomore. Ni last warning. Simvuze ngo waravuze ngo ni warning, ahubwo navuze ngo iyo message ni last warning. Ni last warning. Ni ya nyuma na nyuma. Kuko ya Bujumbura naho bari Bujumbura ni ahantu horoshye cyane. Oya Bujumbura ngo biroroshye cyane. Ngo babasha no ngo ni nko guswicinga on na off. Oye ngewe none ngo tugarire je dubona koreye hari. N'abarundi bamwe bashobora kubanza kumpaka wenda uwo hariya
hari imishinga nakoreyemo yakoraga ku mupaka wa Gatumba Kavimvira no ku ruhande rwa Kongo uwo witwa Kavimvira ku ruhande rw'ubundi kitwa Gatumba hano nabaye rwose n'abatwumva bari Burundi bansuriza umugabo witwa Jerive ukora aho ngaho ku mupaka aho ngaho ukomeye cyane uwo Kavimvira ariko M23 ishobora kuri cyari cyo cyose gishobora gutuma ibona umutekano none ntibabyongeremo ngo bihuze n'ibya gufatwa kwa Uvira guhonda Bujumbura nta nkurikizi gusa rero arumva kubikora wa mugani ibyo bintu ndibyo ni igihugu gifite ubusugire bwacyo gifite uko kibayeho ariko se yenda guhagarika drone birashoboka gukura ingabo ku butaka bwa Kongo se byo biri buze gukunda cyangwa yenda yari nka next ingabo zo biranga nimara kwanga bazayo zishwanyaguriza sizipa buri munsi n'ubundi se nose Burundi bumaje gufusha asikare bangana gute baje hano hagati aho ngaho ariko ntekereza ko Burundi bwapfushije abasirikare benshi ariko iyi message yajyanywe na drone birashoboka ko Uburundi nabwo bushobora kuza guca inyuma bukagirana ibiganiro na M23 urumva M23 kabwira ati se murifuza iki bati twebwe turifuza Prendo Rusizi ati Uvira yo mwarayiduhaye nta kibazo makobora mwavuyeyo ati kindi Minembwe aho ngaho rero none yenda bashobora kuganira kuri Prendo Rusizi aho diplomasi ikomerera wabonye nyakwigendera Wiringoma yerekana Rucuru Tegesco yagiye yerekana ingabo z'Urundi zafate ku rugamba ko zatashye wamenye uburyo zatashyemo nizafatiwe muri Ruvungi nyinshi cyane zaratashye kandi nta muntu n'umwe warabimenye se wigeze ubimenya no ngo haraho leta ibikomeye nk'i Burundi rero inegose ibintu bikajya ku murongo bidaciye mu itangazamakuru n'undi leta y'undi zagana M23 ibintu birangira bigeze no kugirana ibiganiro ejo bundi Uvira ifatwa kugira ngo babahereze imirambo babahereze na matekwa kandi ibyo ngibyo byarakozwe ko kwa mugani biranarangira buriya rero nekereza ko mu minsi iri imbere dushobora kuza kubona negociation hagati y'Abarundi na M23 kubera yuko Burundi silence bya gisirikare silence rwose hanze M23 batatanye Rwanda batarafata Goma berekanye abasirikare bari Rucuru b'Abarundi bafashwe bavuga mu bate bakoreramo ko bafatiye ku rugamba muri za Masisi na hose abarasirikare baratashye kandi byatashye nta munyamakuru bimenye gusa twarashuguritse tumenya amakuru yuko bambutse ninjoro baragenda barakirwa turabimenya ariko ntawigeze bacira igera bivuze ngo n'ubundi M23 y'u Burundi bazaganira ntabwo tuzane M23 kurasa ikigo cy'indege cya Miricyo Ndadaye urakoze cyane ushyizeho akadomo keza niba ntakuniganye ijambo nitwasoza twasoza ariko nanjye nshobora akonshyiraho ishyiraho agakeregeshwa kawe abantu mu bintu tuganira byinshi bari byinshi birebire abantu bajye i Washington amasezerano niba batayafite tuyaboherereza bayasome kuko buriya Washington y'amasezerano twagane tuvuga ejo ko doha nta kiri muri ko buriya Washington igomba kubahirizwa Amerika yashyize imbaraga muri Washington mu kwezi kabi nakeza ariko nibyani ukuyemo muri byanditsemo nta kintu wabonamo kurusha ikijya ko abantu bashyiremo akenge babibone niba atanabibona kandi tuzajya dukomeza tubisobanure ubuse nk'ibyo twasobanuye tukabwira uburyo hari umuntu uri hari ufite ka telekomande ugenga ibirimo byose ntabwo ubu ngubu bamaze kubibona se ndatekereza ko bamaze kubibona nimba hari n'ibihano no gufata Uvira abantu bakavamo nuko Washington ntabwo byari birimo ariko mu masezerano ntabwo byanditsemo ariko hari ibyo bazanye byo ku ruhande yego tuzahita tubisobanura gahoro bagenda babyumva ariko nuvuga ngo ahantu hatuye umunyarwanda ku butaka bwa Kongo niko nshoje umunyarwanda utuye ku butaka bwa Kongo aho Rwabugiri yageze agatembera za Warekare naye hose urumva ko nta kibazo kirimo ariko ko imico by'uvuga ngo ni by'Abarundi ni by'aba kibazo Masisi nta kibazo ifata ibice irafata za Warekare ikazamuka igenda hehe hose ariko
muri Uvira ni ikibazo garugaro abantu bazagenda babyumva bazagenda basobanura ahangaha n'undi rero tuzakora ikindi kiganiro ku munsi w'ejo kizagisobanura ko ibintu bizabimeze ariko uyu munsi nuko twari duhagaze ariko abantu bimenye ngo M23 ifite imbibi si iki umunsi hari imbibi ko M23 cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Reka rero ngushimire kandi nkwifuriza kugira umunsi mwiza. Urakoze cyane.